umushyikirano w'umwaka ushize hari icyo wamariye akarere ka Nyarugenge cyane kuko iyo imyanzuro yafashwe igashyirwa mu bikorwa hari icyo bimarira abaturage. Ikindi kandi ibitekerezo bitangwa mu nama y'umushyikirano byavuyemo ibikorwa byinshi. Iyo turebye igikorwa cy'Agaciro Development Fund abaturage bigiriyemo uruhare, iyo turebye ibikorwa abaturage bikoreye muri gahunda yo kwigira nk'abanyarwanda, bakiyubakira amashuri, bakitangira umuganda, bakiyubakira amavuriro, bagakora imihanda, bakishyirira amashanyarazi ku mihanda, usanga ari gahunda yo kwigira yari ikomeye cyane. Ubu rero birageze kugira ngo bya bindi twagezeho bitubere fondasiyo ikomeye yo kugira ngo dutere imbere kurusha. Turebye statistique z'abanyarwanda ubona yuko abantu bari hasi y'imyaka 35 nibo benshi, ndetse n'abari hejuru hagati y'imyaka 18 kugeza na 35 nabo ni benshi. Ngizo mbaraga rero niyo mpamvu kumubiriza urubyiruko rukumva yuko ari bo mbaraga z'igihugu ni byiza cyane. Muri iyi nsanganyamatsiko rero kugira ngo urubyiruko rugire uruhare rugaragara mu kwiyubakira igihugu, nubwo basanzwe barugira ariko bikanavugwa bakumva yuko ari bo mbaraga z'igihugu, ni byiza cyane. Niyo mpamvu rero tubona yuko urubyiruko rusanzwe rugira uruhare, ariko nk'uko nabibabwiye aho tugeze ni heza, ariko naho tujya ni kure. Tugomba kwihuta kandi buri wese abigizemo uruhare.